drone is a game changer mu ntambara turimo muri intambara. Drone ifasha runini cyane mu ntambara ya Russia na Ukraine. Urumva no kuvuga ngo intambara dufite muri Ukraine ifitwemo imbaraga ku kigero nka 40% cyo gutuma iriya ntambara imoving uko imeze uyu munsi. Ko still utuvugana generali wenda tuvuge bya mungungirije amakenga afite uburenganzira bwo gukoresha inama n'abamungirije bose na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo agakoresha inama Kamanyora Katogota imbere ya FARDC gutyo iyo drone ntihakandagire none canzu ko nta drone iyo CHK niba ari gitangaza mu minsi iguruka izasubuto ko siko ikitarazigoma no for your information nta rugari information yawe nshaka kuguha abo babivuze CHK no bavuga bati wenda leta ya upgradinze uburyo bw'imikoreshereze ariko niyo yatsinze urugamba rwo kurinda goma leta yabateze iyo mitego ariko uko ikwitega kose harimo izayishibukana izabarekura tu ibyo yigira byose muri operation Katapira bakoze mbere nk'ibyumweru bitatu yuko goma ifatwa niba atari bingahe ni operation Katapira abazanyibutse neza muri commentaire niba yabereye from Kanyabayonga kuzamuka muri Rubero cyangwa se ariyo yabaye oturi ya Goma ariko hari operation yabanjirije donc nko kwikora mu mitana kugira ngo urebe yuko wazimye mu 23 urumva icyo gihe bararashwe we abakomandazi babaye hariye Sandri ntago bigeze boherwa n'umunsi umwe n'urugamba icyo gihe bagikaragira mushaki kuza kureba umujenere muri ofisi ikombora rya mbere ryese rituruka ari munsi ngo zamugunga urumva yego niba arabo ryatwaye simbizi nari mbari n'ikindi kino ngo baba ni ibingibi wirirwamo bati ibingibi ni ibintu byoroshye cyane iyi ingredient mu 20 leta ya Kinshasa zaje mu ntambara ngije gukanga mu 23 ahubwo reba rero sasa buri contre attaque iri bubi urumva yego we mu 23 iraje barasi buri igihe izavuga ati makenga azavuga ati kamua urumva muhaguruke bano bose bazikorera amaboko kandi uzaba bireba intambara ndakwiye ko tuyize 20% ku muntu uvuga ngo kurikira byo muri Kongo uregeje 20 nta numwe kuri 21 ngo bazanye drone CHF reze baze mu 20 drone zo hebwoko nta ka video ujye ubona umuntu arasa afata agakombora agapfukama akagashiramo akagesaza imigeri kagasanga kamucitse uriya ndio kwidoshimaraye nibo bakiriye rero ni wabo wari kare ni wabo n'umumayimayi wari kare izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nese Marsha nabonye benshi bari kwibaza bati intambara ya DRC ati ishobora kuba igiye guhindura isura urumva bagendeye ku kirero bagaragazaga nyine Kalembe harya twayivuze Kalembe na Peteri kimwe ni ahantu hamwe ujya pinga muri warikare yego rero ngo abasesenguzi bavuga ko ngo ibitero bikomeje kwa kuri 23 urumva ngo bishobora kubanga ikindi gice ngo gishya gishobora kuba kijye kubura intambara mu burasirazuba bwa Kongo urumva bakanagaragaza ko ngo ubu nibwo bwa mbere ngo ubuhanga bwa tekinoloji n'ubushobozi ngo bwo gukoresha neza intwaro bahaye ingabo za FARDC urumva ngo amahirwe yo gutsinda ngo uburyo busanzwe bw'intambara y'ishyamba urumva ngo bw'intambara y'ishyamba bari kumva bakerekana ko kugeza kuri ubu ngubu ngo FARDC ngo ifite tekinoloji ngo ihambaye uri kumva bagaragaza ko ngo kugeza ubu imirwano garishingiye cyane ku ntambara yo ku butaka urumva no ku bitero bidasanzwe bya hato na hato ariko ubu ngubu ngo urugamba rwinjiye mu gice gishya cya tekinoloji ngaho FARDC noneho ngo ifite tekinoloji ngo yo mu kirere abase ni bande ngo nabasesenguzi bagiye babigaragaza nta mazina bagira ariko ubwo se nabonye ngo harimo umusesenguzi reka ndebe ngo muri Nairobi yego ya umusesenguzi w'umutekano wo muri Nairobi yego ubusanzwe ngo bakomeje ngo FARDC ngo ashize amezi 4 ngo yarakomeje kuvugurura ngo n'uburyo bwo kuneka no gukora ngo ibitero yego ngo ikoresheje drone CH4
ngino drone ishobora kuguruka amasaha agera kuri 20 idahagarara, ngo ishobora gucunga no kurasa ikava rucuru ngikageza barikari, ngo kandi ifite ubushobozi bwo gutahura, gukurikirana no gusenya ngo ku gipimo cy'ubuhanga cyari kitaragerwaho. Yego, ngo n'ingabo za Kongo y'ahambere. Yego, nye bari kugaragaza ko ngo bafite ngo noneho ngo ibikoresho ngo tekinolojiya. Oya, twebwe musesengura kirazira gusenya isesengura ry'undi, kuko nk'uko usesengura nawe nuko n'abandi baba basesengura. Dufashe nk'urugero kuri iyo intervention y'abo muri Kenya, abanyakenya, nuko drone is a game changer mu ntambara turimo muri intambara. Drone ifashe runini cyane mu ntambara ya Russia na Ukraine. Urumva? No kuvuga ngo intambara dufite muri Ukraine ifitwemo imbaraga ku kigero nka 40% cyo gutuma iriya ntambara imuvinga uko imeze uyu munsi. Nta gusuzugura drone rero. Ikindi cya kabiri, drone zatsinze intambara TPLF muri Ethiopia. Wavuga ko nubwo kuko hari gukomwa mu nkokora n'ingabo za Eritrea zaturukaga nyuma TPLF zikayirasira inyuma ari bakayirasira imbere, nacyo kirimo imbaraga nyinshi cyane yewe, ariko na drone z'abaturukiya n'iki byose zerekanye imbaraga zituma TPLF yashaka gusumira Addis Ababa. Uziko byageze naho icyicaro cya African Union bashaka kukimurira i Kigali mu buryo bw'agateganyo, kuko babonaga ko Addis Ababa ishobora gushya. Uribuka ko rero koko mu by'ukuri guhangana na TPLF, mfashe urugero kuri iyo ntambara, Dr. Abiy Ahmed uriya n'umukoloneli premier ministre wa Ethiopia yakunze kugaragaza ko nubwo TPLF yari muisumbirije ariko byanze bikunze azayitsinda kandi abigeraho. Ubwo nidufashe ntuze urugero rw'intuze rwa Ethiopia na Ukraine, tukabona ko drone ishobora guhindura ibintu byinshi. Icyo ni kimwe. Ariko tukirahangana none hari ikintu ugomba kureba, ukavuga utari ko niba drone ikaze, ni example ntekereza iyo abantu bavuze gutyo ko usaba abonye nabivuga ko still utuvugana generali wenda tuvuge bya Mungu wungirije amakenga afite uburenganzira bwo gukoresha inama n'abamwungirije bose na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, agakoresha inama Kamanyora Katogota imbere ya FARDC gutyo, iyo drone ntihakandagire. Aho ni kuri ligne de front, sibyo? Ni inama ziba zimaze iminsi zitumwaho cyangwa nk'itatu, ntabwo ari inama zigomba ubutasi. Ni inama rwose umuzika abayobozi bazaza M23 babyine bagire gute bakora imiganda bikorwa. Iso si kimwe. Iyo drone kitasubutu ngigendira se irase training wing yantuze ikigo cy'amahugurwa cya Rumangabo cyangwa se cya Canzu. For your information ajya nkubwire ko buriya mu gukomera kw'ingabo, urumva imitima y'ingabo yasobanurwa kwinshi, ariko ngiye kuyisobanura kandi nkuko abahanga babivuga mu bya gisirikare, amatorezo y'abasirikare aho batoreza ingabo burya nibyo bigo uri umutima w'igisirikare. Nawe nyine banza ubyumve, niyo pepiniyeri yacyo, ubuhanga bwacyo, imyitozo ikomeye, buri kimwe cyose. Burya hari ingabo zitoreza ku isi, bene ibyo bigo byo bita ama TW cyangwa training wings cyangwa se CI Centre d'instruction, ni ibigo bikomeye cyane bihabwa agaciro mu rwego rw'ingabo. None Canzu ko nta drone iyo CHK niba ari gitangaza mu minsi iguruka izasubutu ko siko ikitarazigoma. Noneho for your information, ntabwo ari information yawe nshaka kuguha, abo babivuze CHK nubwo bavuga bati wenda leta ya upgradinze uburyo bw'imikoreshereze, ariko niyo yatsinze urugamba rwo kurinda Goma, sibyo? Imaze imyaka ine muri iyi ntambara, n'ubundi imyaka imaze intambara, imyaka imaze nizo CHF nizo Sukoyi zari zibirimo. No kuvuga ngo ntago abantu zirizo kwivuga ibigwi zitashoboye kurinda ngo nuko ngo zagiye gutera abaturage zibahimbiraho n'iki byose, n'iki bintu nk'ibyo na cyane babanje gucomeka bakarugonda ihene, kuko abantu baridoha. Iyo bataza kuba baridoha ngo urebe ikindi cya kabiri ntaza kwibagirwa, iyo leta noneho ariko sinzi bakinsha saba banyumva wenda hatagira ibintu byandamayininga, urumva? Noneho leta izibeshye M23 ziramfungwa 700, kuko M23 igomba kurwana ku mfungwa zayo nk'ikiguzi cy'intambara. Umunsi zikoza ambareko makuri Goma, izibeshye igurutse drone umunsi muri ibintu bayikorera. Bano bantu bagomba gukora ibishoboka byose bakabona nabo bantu 700 babo mu gihe batanze cyane batarabona. Intambara ntabwo ari gupfa kurwana gusa, intambara n'imibare nibihangana se ukwezi kumwe amezi 2 doha ikabanza kuko babirimo na Croix Rouge bakabanza bakibonera abantu babo sandri. Yego, urumva? Aho kugira ngo bashoze intambara abakada babo bashirire mu magereza ntibabanza bakazama na 200 cyangwa 300 cyane.
leta yabateze iyo mitego ariko uko yitega kose harimo izayishibukana izabarekura tu ibyo yigira byose urumva. So M23 ifite impamvu zirenze 200 wa magana barafinda zatuma ireka kubugwana uyu munsi. M23 yagose Goma umwaka urashira, abantu turavuga kandi kuvuga n'uburenganzira bwa buri wese, na cyane kubona no gufata Goma na Bukavu byayizamuye kuri haye tebo zirenze urugero rw'ibyo yatekerezaga. Iri Doha iri hose, M23 iri muri White House bayipronounce nka M23 FC mu gihe leta yitangwa n'abateroriste. Buriya Tshisekedi yakamye kimasa ko umutwe w'abateroriste agasanga international community yo ntago wita abateroriste. Niyo mpamvu bajya South Africa, niyo mpamvu batembera bakajya hose na za Doha nayo hose. Suka M23 itafite igenda igeninga iganya mbega itsinda mu bijyanye na politique na diplomacy. Rero niyo izi trésor ikura muri ibyo ngibyo ku buryo no kubirinda urusha kubirindisha ubwenge kuragwa na leta ifite za ambassade ifite ibirombe bingana kuyitanga naho M23 yaramabuye. Yego, tukomeze rero none ku yindi ngingo ya kabiri. Mwabonye yuko iyi ntambara ya Republika ya Demokarasi ya Kongo itangiye gushyuha. Ni game M23 bigiye gukora gakuryo muri operation Katapira bakoze mbere nk'ibyumweru bitatu yuko Goma ifatwa niba atari bingahe. Ni operation Katapira abazanyibutse muri commentaire niba yabereye from Kanyabayonga kuzamuka muri Rubero cyangwa se ariyo yabaye oturu ya Goma. Ariko hari operation yabanjirije donc nko kwikora mu mitana kugira ngo urebe yuko wazimye mu 23 urumva. Icyo gihe bararashwe kuri Kibumba, bararaswa kuri mabere y'inkumi. M23 yarashwe amabombe ameze nka muri Kosovo na yasagutse kuntuza. Bari bazi yuko aribwo bwa nyuma M23 tugiye guhumeka. Abajenero barapanga Sadek barazicara ibya bibunda byose wabonye barabisetinga. M23 iravuga iti okay kwa Madimba buriya je ninjya Masisi nta nana nzajya jewe nzajya ku musozi bita kwa Madimba. Umusozi kwa Madimba warwaniwe intambara urumva kugeza uho wavuganaga n'abantu bo muri M23 bayegereye sibyo. Bakakubwira yuko iriya axe urebye wenda zamuremure ishasha cyangwa ishasha iriya amazina atakura kungora Mushaki. Ubwo urumva ukazamuka usa nkwerekera hariya za Sake abakomandazi babaye hariya Sandri ntago bigeze boherwa n'umunsi umwe n'urugamba. Reka tujye tuvuga ibintu bitari amabanga kuko biba byarasohotse hanze kandi twe twabisohoye twabyumvise. Higeze ngo kuba igihe kimwe umujenerali mwe muri M23 urumva wari uyoboye imirwano hariya. Urabizi ntibagira abajenerali barenze 4 ubwo abantu baramenya wagwane ngo yayoboye imirwano sibyo. Noneho high command ya M23 yibaza impamvu urugamba ngo rwabaye imbere y'inyengo bibi cyane, bamwe bagatangira no gutekereza rubiriki kuri uwo mujenerali. Simuvuga izina ntago ari byiza urumva. Noneho abantu babizi barabyibuka haza kubaho descente ya General Makenga na high command kuza kureba wagwane nibiki bibira hanga bituma buri munsi twumva induru zivugira hanga ibintu byakomeye hano hantu bite byaho. Uzi ikintu cyabaye ikintu cyabaye n'amateka Sandrine. Icyo gihe bagikaragira Mushaki kuza kureba umujenerali muri ofisi ikombora rya mbere ryese rituruka ari munsi ngo zamugunga urumva. Niba arabo ryatwaye simbizi nari mbari n'ikindi kino ngo baba ni ibingibi wirirwamo bati ibingibi ni ibintu byoroshye cyane. Iyi ni breakfast lunch ntabwo iraza sibyo. Urumva nabwo ko hano hantu izinyeshyamba zarwaniye zikarwana ikigo cya Mubambiro zikarwana iki n'amakompora ari hejuru zikarwana n'aya madrone yaragize kurwana n'amasukoyi yaragikatira ku kivakaza akabarundaho ibintu n'ikindi cy'ibintu nk'ibyo ngibyo. Bishobora kuba n'abashatse gukora n'iyo operation ngira ngo Katapira bagashaka gukura M23 muri ibyo birindiro harimo n'ibyo misozi kwa Madimba navuga garuguru aho bita kuruja abantu barahibuka kwandi amazina utangiye kwibagirwa muvandi. M23 nibwo yabakoreye agatendo sibyo. Ibarasira Goma ibyo bita kurasa umuntu wari siribura abantu ureba muri intambara ya Goma ushobora kuyidedi umwana wanjye havuga uzayikurikirane sibyo. Nundi muntu nkunda nkamugana uzakurikirana urugamba rwa Goma. M23 yarabahinduriye iva muri defensive guhora irwana irindi birindiro ijya muri offensive ibereka ko ibintu byose bishoboka. So today nyereka ibyo abanyakenya bavuga sibyo. Adversaire potentiel sibyo. Uribuze gucanga ikarita nka Terari ya Tanzania muri FARDC uribuze gutanga ikarita abarundi bo baratsinzwe n'undi batsinzwe za Kicanga birukanka imisozo bose barimo na M23 birukansaga. Sinshaka no kubatekereza abo ngabo urumva. Mbwira leta ya Kinshasa nubwo wambwira ngo bazanye mercenaire ntago baba rutabo muraje mira bamaze imyaka n'imyaniko hariya ibipimo byose babifite mu ntoki buri kimwe cyose. Ni ye ingredient leta ya Kinshasa zaje mu ntambara ngije gukanga M23 ahubwo reba rero sasa buri contre attaque iri bubi urumva. Buri M23 iraje barasi buri igihe izavuga ati Makenga azavuga ati Kamua
urumva muhaguruke bano bose bazikorera amaboko kandi uzaba bireba intambara muri Kivu yepfo na ruguru yararangiye niba Butembe itarafatwa ni ikarita itaracangwa niba Uvira itarafatwa ni ikibazo cyo gucanga ikarita bano bantu intambara yarangiriye Igoma nta muntu numwe wazarwara resistance kuri zinyeshyamba bazongere kuvuga inyeshyamba intambara wenda bavuga ati Kisangani bavuga intambara bageze nka Kindu wenda intambara zongere kurotera za Moba cyangwa za Pweto n'ahandi hose baramutse bashatse kujya i Lubumbashi simbizi ariko ku kintu cyitwa Kivu kuri ikarita imeze sibyo yego game is over ntushobora kuzana intambara kuri aba bantu intambara ndakwiye ko tuyize 20% ku muntu uvuga ngo akurikirana byo muri Kongo urengeje 20 nta numwe kuri 21 ngo bazanye drone CH4 ndetse baze mu 20 drone zo hebwoko nabonye umusesenguzi yavuze ko ngo kurasa ku birindiro byabo ngo byabateye igihombo kandi koko birumvikana ku birindiro bya ngo aho mama 23 bika ngo intwaro none se ko baza ko byabateye igihombo kingana ikise intwaro barashe ni bwoko ki nizingahe oya ntabyo nta birenze n'ibikabyo bizamo n'ibikabyo birimo ntaki ariko buretse makenga azabahagurukira umunsi umwe yego akari inyuma karahinda cyabaziriya mbohe gusa bajya n'ibyaduha sijya mihimbaraga ariko abantu mwasinyanye ibintu gasinyira bakadama ariko burizi ntambara abanyapolitiki ba Sandrine burizi ko bamakenga bari abayobozi ba M23 bahora ku nduru z'abana n'ababyeyi n'imiryango n'abasengereza n'ikiza abantu babafungiye Kinshasa babakada ugomba kubacyura niko bimeze buri barwaye intambara ebyiri y'amasasu no kugira ngo basubize ibibazo urumva kandi bivuye mu ntuzi umwana wa Eric Nkuba aramuga ngo afande turashaka dadi agomba kuboneka kuri coast yose irimo n'ibyo bitambo birimo kuboneka uyu munsi abantu batekereza intambara kari amasasu intambara n'imbunda ngo zatwiswe intambara ngo intambara n'ikintu kinini cyane go bavuga ko yakiringa abasirikare 70 ba FARDC batoretse mama 23 ubwo babakiriye muri FARDC bavuga ko ngo aba 70 ngo batorotse mama 23 ariko se ko abasirikare batabatwereka aya nibo baberekana urumva abasirikare 70 munyeshyamba ni company ariko niba ari company tuvuga ko ari bake ndavuga ngo ari company y'abasirikare n'abasirikare benshi abundi abasirikare 70 kugira ngo biripotinge Gwiduramuzi Gwido Shimarayi ntago muzi umwe urasa arashya imigeri nta video ujye ubona umuntu urasa afata agakombura agapfukama akagashyiramo akagesaza imigeri kagasanga kamucitse oya niyo Gwido Shimarayi nibo bakiriye rero ni wabo wari kare ni wabo n'umumayimayi wari kare ufite izina rizwi cyane arazwi kandi bajyaga bamushinja kanafashwa kanafatikanya na M23 ureba bamushinja uburumira habiri urumva ariko ingabo 70 kugira ngo uvuge ngo wazifasha nta rugamba kuri infantry kuko ntago drone nta drone zifata abasirikare mu mateko urumva yego ngo ziba monitoring uvuge ngo we mujye mu gatebano tubajyane intambara ifata abasirikare 70 yabereye he yo kuri ground yego nanjye cyo nicyo nibaza ntayo tuzi izi butero barwanamo ntago ari butero bufata abasirikare icyo ni icyambere reka tuvuge ngo bizanye muri intelligence mu by'ubutasi za gisirikare ikintu cyambere bakora urumva yego ni ugutatu bitaduyi wa ndani niba turi abasirikare twebwe turatekanye twebwe turi stable twebwe tumeze neza ntabwo ari ugutataduyi mu Rwanda gusa abo bantu baragiye bahuza ibitekerezo ko ari 70 biripotinga intelligence yanzenze itarabafata icyo ni icya gatatu barahunga iki M23 mu mazi abira ku buryo umusirikare irimo avuga ati icyampa nkagera muri leta nta mazi abira M23 niba ari M23 yabaye mu ntambara pamoja n'iza madrone muvuga uyu munsi ibirimo sibyo kuri effective y'abasirikare yewe n'amafaranga baba yafite nese baragenzura imigi yagoma n'ikintu bayisoresha se nta bukene bafite noneho ni baridoha baratuje sibyo wambwira gufata abasirikare 70 ariko umbwira uti abantu turabasumbirije bageze kuri barriere cyangwa bageze kuri kisoro birukanka 70 tubakacira tubakaciranga niye context ituma uvuga ko abasirikare barimo kuva muri M23 mu gihugu cyangwa ubundi n'ikindi nawe navuga navuga wenda abasirikare 70 kugira ngo bajye kuri leta kereka ari company wakoze nka M23 bari abapasinze ikaba itarabavanze n'izindi ngabo rwose komanda yavuga ati muca hanga yavuganye na Gwido akagambanira abagenzi be ryatsinda ginga bakaritwara ryose ibyo numva byashoboka ariko none bari umwe paratuni tubakaza kuba 70 bahuje uwo mugambi guteka n'inzego z'ubutasi mu M23 ziba zikorera imbere none ngo zimenye ibyo ngibyo
jewe mbona iriya ni kampanye yo guca intege abantu biripotinga kuri M23 Yego. kugira ngo bavuge ati ntuzirirwe biripotinga n'abagiye mbere barigarukiye urumva Yego. kandi ibyo bakora byose niba M23 yafashe abantu barenga 15,000 uko nabonaga babivuga ikabazana mu ngabo kuko nka biriya 700 ngahe gihe mbare babonaga bameze nk'abavuye muri FARDC bamwe sibyo Yego. reka dufate sample y'abantu 7,000 nushaka ufate 3 cyangwa 4 5 gihe nigeze kubwira umuntu umwe wese nibyibuka neza ngo nubwo ijana ryagenda muri 7,500 asiga 7,300 ese watwayemo bitatu watwayemo bine watwayemo bitanu ntabwo mbizi abantu bangana kuriya ntihaburamo nuvuga ati jewe ndi wikasayi zino nyeshyamba nta jeze ifite zo kuzagerayo niho umugore wanjye n'abana bari Yego. mbasanga bakikora ari itsinda ari 4 5 bakagenda icyo nacyo ndusesengura ntugaheza inguni rwose birashoboka kandi reka nkwereke ibyo leta ivuga ngo bamwe bayicitse bagize gute iriya leta no kugira ngo yerekane yuko ko M23 ipapura abasirikare ko nawe yapapura abandi basirikare leta urumva ni ikintu kiba gishoboka wagiye ubona mu message ishize ko leta Makenga yajyaga akora pass out Yego. na discours n'ijambo ku basirikare na Jire Mwirambwa nagahita ajya kuyikora mu ahandi urumva Yego. ntuze wabonye na Ituri batangiye imiganda Sarongo M23 yakora agatendo n'abandi bagakora kandi harimo ibyo bavuga rero kugira ngo berekane ko nabo nubwo nta usangiwe n'udakora niba leta batwara abasirikare ko batwara abandi umva abantu aha akandi nshaka gusorezaho narakukubwiye n'ubushize niba gukorana n'inyeshyamba bigize icyaha sibyo Yego. uri Kabila urabiburanye uri Korene nga bagucira urubanza uri Makenga bagucira n'urugero kucyo babasanga batabanza ngo banyuze mu nkiko bakatirwe ko bagiye mu nyeshyamba bakahita batangira kubyirata amategeko akora kuri amwe ntakore n'ahandi niba batwereka inkiko zima zibaburanisha bivuga amazina bavuga ama unit babagamo brigade babagamo buri kimwe cyose kuko mu ngabo kirazira kugira ngo nafasha abantu 70 ikintu kiruta ibindi byose no kubwira abantu bakora identification yabo dore gende caporal ndi colonel ndi kanaka nabaga mu itsinda rinakoraga hanane niki akavuga nimero yakavuga buri kimwe cyose nabo abantu bafata babajyane mu nkiko kwanza bagaragaze koko naho gufata imyenda yose doze mu bikwembe ukavuga ukayitwerera mu 23 buri uri ngo basinyemo nambara imyenda y'abajepe bacisekedi Yego. no se abajepe bacisekedi ntago babona imyenda mu 23 bakayambara ukababwira ngo muvuge gutya mwivuge gutya mugire gutya suko mu 23 atafatwa sinuko atanakwitanga je ntabwo nizo ntambara ndimo kurwana ariko bitangiye kubigira kampanye ngo bivuye kwa Jire Ngongo ngo bigiye kwa Ndeyane n'ikindi bintu nk'ibyo ngibyo bahama ikina rwose Yego. bira no kwikina ikindi kintu kambasobanuriye mwa abantu we nako nsorezaho abantu nk'ubwo iyo wanditse ukibaza mukavuga uti rwose ko mwatubeshye ntacyo tuba twababeshye niba nanditse nti abasirikare 70 urumva bama 23 batorotse nkashyiraho akabazo uba wumva nkubeshye iki twikomereze nyine ako kabazo makizeho tuba tubyibaza kuko ejo ndi sinzi akantu twanditse dushyira akaba Corneille nanga yaba yarashwe dushyira akabazo nuko natwe tuba twibaza ngo ariko ngo marshal rwose ngo namwe musigaye mutubeshya ngo ko muri kuvuga ngo Corneille nanga ngo yarashwe ngo kandi ngo ayo makuru ngatariyo bose batazi iyo version natwe tuba twibaza bafite iyo version boko mujye mureba utubazo twinyuma nimugakonfirme kuko nakadono twashyise ntabwo yaraswa se Ura babarira ujya kubabarira ni rese se umuntu no kuraswa yaraswa ariko nta warashwe buriya shabihore Sandri buriya agiye nyambwira audience yanjye nta miyaga sibyo nubona ikiganiro icyo bita production y'ikiganiro ubundi si ngombwa no kubibwira audience ariko bajye banabimenya guproduce ikiganiro ni nko kujya mu giko uri umuntu wize hospitality cyangwa igikoni ugategurira abantu amafunguro ukashyira kuri buffet abantu bakaza ko bati karibu mukarabe mujye ku meza batazi inzira byaciye muvuye ku muhinzi iyo shene ukuntu imeze uwatubuye imbuto akayiha umuhinzi kataza kuyivomera kuyisarura ukayigeza ku meza ibaye produit fini abantu bavuga ibyo ntibazi ukuntu inkuru zivuna ariko kubera ko abakiriya ari abami urumva nyine ubabwira bikeya ariko bajya bamenya ibiganiro birahenda kandi mu itangazamakuru mbi birekana kabanga haba prince yari imbwa ntago haba imbwa yari prince ntago uzakora topic cyangwa se ngo titre ngo zivuga ngo amashu rero areze ikiro kize kuri ikiro cy'amashu kize ku ijana nabo bajye bamenya yuko turaziranye bajye ntibakajudginge igitabo kuri cover bajye bajudginge igitabo kuri content
twikomereze bwana Marshal w'inshuti yanjye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.